akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi twongeye kubaramutsa Uwiteka abahire. Muri uyu mwanya tugiye kongera kwiga ijambo ry'Imana, akaba ugiye gufatanya namwe nitwa Munyagisenyi Ngango. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira umugambi w'umuhango w'ifunguro ryera. Uyu muhango niwo turi buganireho. Umugabane wa mbere turibanda ku byerekeranye n'inkomoko y'umuhango w'ifunguro ryera. Mbere y'uko dukomeza reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugutambiye igitambo cy'ishimwe kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rukomeye byakomeje kubana natwe kugeza uyu munsi wa none. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tubabarira ibyaha byacu byose no gukiranirwa kose, duhe impano y'umwuka wera. Ijambo ryawe urishorere mu mitima no muri twabarivuga ribashe kutugirira akamaro kandi turyumve neza. Umugambi w'ibyo wategetse tubashe kuwugeraho, bitugirira akamaro, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubabwira, turaganirira hamwe umugambi w'umuhango w'ifunguro ryera. Umugambi w'uyu muhango w'ifunguro ryera. Yesu akiri muri iyi si yegereje gusubira mu ijuru, yasize ashyizeho uyu muhango w'ifunguro ryera. Akaba ariwo tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya. Ijambo ry'Imana ritubwira impamvu Yesu yategetse uyu muhango mu gitabo cya Luka 22 umurongo wa 19 n'Abakorinto ba mbere 11 23 na 25. Hose hari ijambo rivuga ko Yesu yaravuze ati mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Ari ugufata umutsima bakawumanyagura akawubagaburira, hari no kubaha igikombe yagisengeye. Ayo masomo yombi tubarangiye agaragaza yuko Yesu yashyizeho uwo muhango kugira ngo bajye gukorera kugira ngo yibuke Yesu. Reka tubisome muri Bibiliya mubyumve neza. Luka 22 umurongo wa 19 haranditse ngo yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye watangiye, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Icyo umuhango yawushyiriyeho ni ukugira ngo tujye tumwibuka. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 11:23 hatubwira aya magambo nayo agira ati nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye watangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ry'amaraso yanjye, mujye mukorera mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Byo bakumanyagura umutsima, byo bagusangira igikombe, byose Yesu yavuze yuko abantu b'Imana bazajya babikorera kugira ngo bamwibuke. Noneho iyo niyo ntego nyamukuru y'uyu muhango, ni utwibutsa Yesu kugira ngo twibuke ibyo yadukoreye mu isi tukiri muri ubu buzima. Uyu muhango ufite inkomoko yawo mu ijambo ry'Imana. Uyu muhango ufite inkomoko yawo mu ijambo ry'Imana. Yesu ntabwo yawuhanze ariho awutangiriye, ahubwo ni umuhango wasimbuye undi
kandi uko wabanje twifuza ko nabo tugomba kubisobanukirwa. Mu gitabo cyo Kuva uhereye mu gice cyaho cya 8 ku murongo wa mbere kugeza mu gice cyaho cya 10 ndetse na 12 harimo amateka tuvuga twihuta mu mwanya mutoya. Ubwo Abisirayeli bari begereje gucungurwa bava mu Egiputa, muzi ko bari baragiye mu Egiputa ari abasuhuke kuko Imana yarabisezeraniye Aburahamu, ariko igihe cyarageze nk'uko byategetswe n'ubuhanuzi bagiye gusubira i Kanani, ariko bari bagiye gusubirayo baragize umwami utabakunda, barinjiye mu buretwa. Mu gihe Yakobo yageragayo mbere yasanze umwami ukunda Yozefu, nyuma himye udakunda Yozefu baba baretwe mu Egiputa kuko amateka abigaragaza cyane mu ijambo ry'Imana. Ariko igihe cyo gucungwa cyabo cyari cyegereje. Ubwo igihe cyabo cyo gucungwa cyari cyegereje, Imana yategetse Mose umugaragu wayo kujya kubwira Farawo yuko igihe kigeze ngo Abisirayeli batahe basubire i Kanani batambire Uwiteka ibitambo. Bitewe n'inyungu bari bafite ku Bisirayeli, Farawo ntabwo yabyemeye. Mu kababaro kenshi gatewe no kumva bashobora kumucika, baramwubakiraga amazu, baramukoreraga imihanda, baramwubakiraga ibintu byinshi cyane bikomeye n'uyu munsi bigifite amateka ateye ubwoba. Ibyo byose byatumye Farawo yumva atarekura izo nyungu, maze abwira Farawo ati, iyo Mana yagutegetse ntabwo nyizi, genda umva imbere. Mose aragenda, maze Imana imubwira yuko igiye guhangana na Farawo kugeza ubwo azarekura Abisirayeli bakajya i Kanani ku mbaraga z'Imana. Mu gice cyaho cya 8 umurongo wa mbere, Imana yabwiye Mose iti, genda utegerereze Farawo ku ruzi, arabagiye ku mazi ku nyanja, abariho umurindirira hagusange, umubwirire ijambo rivuga ngo, irekura ubwoko bwanjye bugende, nutaburekura ndaguteza ibikeri bizajya mu nzu no ku buriri bwawe no ku byibo by'imitsima no ku masahane n'aho uryama. Farawo aramubwira ati, mva imbere. Ntiyumva umuboro wa Mose. Uko niko byabaye, maze Mose aterera amazi hejuru, amazi ava mu nyanja akwira igihugu cy'Egiputa, ajya mu nzu ya Farawo, ndetse ijambo ry'Imana tubwira ko byagiye ahantu hose no mu nkono zirimo ibiryo bagasanga huzuyemo ibikeri. Maze Farawo akutse umutima abwira Mose kumusengera ku Mana wimukize bya bikeri. Mose yarumviye, ariko abwira Farawo ati, none ndabwira Imana ngo ni ryari? Farawo aravuga ati, nejo rwose. Ngejo ibitekeri byaragiye. Farawo arinangira. Imana yongera kubwira Farawo yuko yongera kubwira Mose ko asubira kwa Farawo. Imana yongera kubwira Mose ngo asubire kwa Farawo. Mu gice cya 8 umurongo wa 16 yamubwiye ko amuteza inda. Icya mbere n'amazi yahindutse amaraso mu Kuva 7 umurongo wa 8. Icya kabiri ni ibikeri. Icya 8 umurongo wa mbere. Icya gatatu ni inda. Amazi amaze guhinduka amaraso, ntabwo Farawo yemeye kwizera. Ibi bikeri bimaze kuzura mu nzu, Farawo ntiyemera kubarekura. Icya gatatu cyari inda, hanyuma nazo zuzura mu nzu, zuzura ku bantu, zurira abantu bose, nabwo Farawo arinangira. Icya kane ni ibibugu byateye abantu bose n'amatungo. Ibya gatanu ni muryama. Ibya gatandatu ni ibisebe by'ibishute ngo by'ibishega. Ibya karindwi ni urubura rwononnye ibintu byose, ku buryo Imana yarabateguje iravuga iti, umuntu wese acyura amatungo ye, kandi abantu bose batahe mu rugo, ikiri busangwe mu gasozi kirapfa. Abumva umuburo w'Imana baciye amatungo yabo mu biraro, maze ababikerensheje, ari umuntu, ari inyamaswa, ari amatungo, byose byapfiriye hanze. Icyago cya 8 ni inzige zononnye ibiri ku butaka byose. Icyago cya 9 n'umwijima. Icyago cya 10 nicyo baje guteguzwa, aricyo cyaje gushyirwaho gutuma habaho umuhango wa Pasika waje gusimburwa n'ifunguro ryera. Ibyo tubisanga mu gitabo cya Matayo 26 umurongo wa 17 na Mariko 14 umurongo wa 12 na Luka 22 umurongo wa 7. Iyi mirongo yose nk'uko tuyibabwiye mu gitabo cya Matayo 26 umurongo wa 17 na Mariko 14 umurongo wa 12 na Luka 22 umurongo wa 7,
hose herekana ko ubwo Yesu yari agiye gutanga ifunguro ryera bwa mbere wari umunsi mukuru wa Pasika, noneho uburyo wari umaze igihe kirekire, kandi ubwo Yesu yatanga ifunguro ryera agashyiraho uwo muhango, yaritanze bagiye mu cyumba ariko biteguye kurya Pasika. Yesu ahindura uwo muhango ariko atari yawuhindura wari Pasika. Niyo mpamvu iyo Pasika yabanje cyari icyago cya 10 kigiye gutera mu Egiputa, mu gitabo cyo kuva 12 kuko tuhasoma. Igitabo cyo kuva igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere hatugaragariza intangiriro y'uyu muhango wa Pasika, ari we Yesu yaje guhindura ifunguro ryera. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, ukwezi kuzabera amezi y'imfura, kuzabere ukwezi kwa mbere mu myaka. Ubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku wa 10 w'uku kwezi, umuntu wese yendera umwana w'intama uko amazu yabasari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare basangira umwana w'intama. Muri iki gice cya 12 hatubwira amateka maremare tuvuga mu iby'ingenzi byakozwe muri uyu muhango. Icya mbere ni uko Abisirayeli bose bategetswe yuko mbere yuko icyago cya 10 kiba, Imana yabwiye Mose ngo, ngiye guteza Abisirayeli icyago cya nyuma, abana b'imfura bose barapfa, n'abana n'imfura z'amatungo zose zirapfa, uhereye kuri Farawo kugeza ku mugaragu, uhereye ku matungo y'abakene n'abakene, ikintu cyose cy'imfura kirapfa. Ariko mbere yuko marayika anyura mu Egiputa akarimbura abana b'imfura, muzabanze mukora uyu muhango. Nibyo byanditswe ngo, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, muri iryo joro marayika ari bunyure mu Egiputa, umuntu wese aziyendere umwana w'intama umwe utaramara umwaka, cyangwa umwana w'ihene, hasigaye bazakore ibi bikurikira. Icya mbere, uwo mwana azaba ari umwana w'intama utaramara umwaka, kandi umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, izaba ari ihene cyangwa intama. Icya kabiri, uwo mwana w'intama uzaribwa uri bushire. Niba umuntu afite abana bake mu nzu, bizasabe yuko intama imwe isangirwa n'imiryango irenze umwe. Uzatumira abaturanyi bawe mu busangire kugira ngo he kugira urara. Ikindi gikurikiyeho ni uko uyu mwana w'intama bagomba kuwurisha imitsima idasembuwe itagira levire. Icya gatatu, bagomba kuwurisha imboga zisharira. Ikindi kandi uyu mwana w'intama wa Pasika bagombaga kurya uwo mwana w'intama wa Pasika bakarisha imboga zisharira, umutsima wawurisha akaba ari umutsima utagira umusemburo, bakarya bahagaze, bakwesa inkweto, berekana ko ari abagenzi. Icyo bari babujwe gikomeye cyane, murongo wa 8 wa 9, ntimuzazirye mbisi. Murongo wa 9, ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje, inyaga cyaba n'iminono yawo n'ibyo mu nda yawo. Ntimuzagira icyo musingaho kirare muzacyo ziraye muzazose. Noneho ikindi bagombaga kwitaho ni uko mu kurya uwo mwana w'intama wa Pasika bagombaga kwirinda cyane bari kubaga, ngo hatagira igufwa na rimwe rivunika ryo mu magufa y'iyo ntama cyangwa y'iyo hene. Noneho ikindi gikomeye, ku murongo wa 13, ayo maraso azabera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwanjye ubwo nzabona ayo maraso, nzabanyuraho, nta cyago kizabaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Ayo maraso bari kuyasiga mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. Marayika uvuye mu ijuru akaza, yabona inzira iriho amaraso, ntarimbure imfura zirimo n'amatungo yirimo. Nyamara dukize mu kuri, ntabwo marayika yarinjije ngo yoherwe inzu y'Isirayeli n'inzu y'Umunyegiputa, ahabwa impamvu nyamukuru iri muri ubu butumwa kwari ukwerekana yuko umuntu akizwa nawe ashyizeho umwete. Burya ko umuntu akizwa nawe agizemo uruhare rwe. Uruhare rw'Abisirayeli ntabwo rwari rundi, kwari ukwemera kubaga umwana w'intama wa Pasika, bagasiga amaraso ku nkomane z'imiryango y'inzu no mu ruhamo rw'umuryango. Maze ku murongo 23 hari amagambo agira ati, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica Abanyegiputa,
kandi nabona ayo maraso ari ku ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu nzu yanyu ngo abice. Mu ijuru bagira gahunda. Imana irategetse ngaho genda, marayika urimbura niyihute, kandi na marayika murinzi agende. Ariko marayika murinzi icyo ashinzwe gusa ni ukubuza marayika murimbuzi kwinjira mu nzu ifite amaraso ku nkomanizo z'umuryango no mu ruhamo rwawo. Amateka y'ijambo ry'Imana atugaragariza yuko umwana w'Umwisirayeli wari kuba warangaye akigira mu baturanyi akarariyo muri iryo joro, nubwo iwabo bari kuba babaza umwana w'intama wa Pasika, nubwo iwabo bari kuba basize amaraso ku nkomanizo z'imiryango no ku ruhamo rwawo, nubwo bari kuba bafite imboga zishara n'imitsima idasembuye, ariko ntabwo byari kurokora uwo mwana. Yari gupfana n'abandi banyegiputa, kuko uburinzi gusa bwari mu nzu abagize uwo muryango bemeye gusiga amaraso ku nkomanizo z'inzu no ku ruhamo rw'umuryango. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko abanyegiputa bari kugira amahirwe bakaja mu nzu y'Isirayeli, ndetse ntabwo ari ukubigereranya. Byanditswe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ko hari abanyegiputa bari bamaze kwizera ibyo Mose avuga, batari binangiye nka Farawo. Babonye iryo tangazo yuko abana b'imfura bari bupfe bose, maze babwira Abisirayeli bati, twamenye ko abana bari bushire b'imfura, turabinginze nimutwemerere duhungire mu mazu yanyu. Turaza kubibasomera nuko byanditse. Abisirayeli ngo babakiranye umunezero, ntabwo babaheje, bemeye kubakira nubwo ari abanyamahanga, bati muze dusangire uyu muhango, nta kibazo ni karibu. Abanyamahanga bakiriye muri ayo mazu y'Abisirayeli, bakiriwe muri ayo mazu y'Abisirayeli, nta mwana n'umwe wapfuye w'imfura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubwo bari bahagurutse bahunze, ngo bahunganye n'ikivunge cy'abanyamahanga benshi. Burya umugabane wa mbere w'abanyamahanga bahunganye n'Abisirayeli ni abakiriye mu mazu yabo bitewe no kwizera ijambo ry'Imana. Ibyo byerekana yuko imbaraga ikomeye cyane yari muri ariya maraso yashushanyaga gucungwa kw'abana b'Imana kuzaboneka muri Yesu Kristo. Muri kino gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo waho tubabwire, tuza gusoma igitabo cyo Kuva 12:43, haranditse ngo, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iri ni ryo tegeko kuri Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iryo tegeko kuri Pasika, ntihakagira umunyamahanga uyiryaho, ariko umugurano w'umuntu wese yaguze ifeza, nibamara kumukeba abone kubiryaho. Umusuke w'umunyamahanga n'umugurano ukorera ibihembo ntibakabiryeho, be gukurwa ibyo gukurwa mu nzu ngo bijanwe mu yindi. Ntugasohokane n'intongo y'inyama, kandi ntimukavune igufwa na rimwe. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rije riziririza Pasika, kandi umunyamahanga n'abasuhukiramo agashaka kuziririza Uwiteka Pasika, abahungu biwe bose bakebwe, abone kwegera ibya Pasika akabiziririza, kandi azamera nk'uwavukiye mu gihugu cyanyu, ariko ntihakagire utakebwe wese ubiryaho. Kavukire n'umunyamahanga wasuhukiyemo bazasangira itegeko. Uko niko Abisirayeli bose bakoze, uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni niko yakoze. Kuri uwo munsi Uwiteka ko Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa, uko imitwe yabo yari iri. Aya magambo aratugaragariza yuko Abisirayeli bagombaga kujya mu Egiputa, kuva mu Egiputa nyuma yo gukora uyu muhango, kandi abanyamahanga bari kumwe nabo. Imana yarababwiye iti, niyo muzajya hose umunyamahanga uzakenera kurya Pasika, muzamusange iteko n'Umwisirayeli, kandi uzakurikiza imihango yose ya Pasika nawe azahwana n'Umwisirayeli. Birumvikana ko urwibutso rukomeye cyane rwakorewe Abisirayeli kwari ukugira ngo bazaje bibuka ibitangaza Imana yabakoreye mu Egiputa, kandi bibigishe icyo Imana yateganije kuzacungura abari mu isi bose. Niyo mpamvu
ijambo ry'Imana ritubwira yuko uyu muhango wa Pasika ntabwo inyigisho zayo zari zirangiriye mu Egiputa gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko n'igihe bagomba kugera i Kanani bari kuziririza uyu muhango, ngo kandi umwana wawe yabaza bati mbese ibi ni ibiki, ngo bakababwira ngo uyu ni umuhango utwibutsa igitangaza Imana yadukoreye ubwo yadukuraga mu Egiputa ikarimbura abanyegiputa, abana bacu bakarokoka. Ibi ni ibitangaza Imana yadukoreye, maze bagasubira mu izo nkuru, maze abana bakamenya ibitangaza by'Imana y'Isirayeli. Reka twihutire gusoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi kidufasha kumva uyu muhango n'icyo wasuraga n'icyo wari umariye abana b'Imana, ndetse ari utugeza ku ifunguro ryera. Umwana w'intama watambwaga ugereranya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umwana w'intama batambaga utagira inenge wigishaga Abisirayeli ko bazacungurwa by'iteka n'umwana w'intama w'Imana utagira inenge, ari we Yesu Kristo. Kuko byanditswe mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 5:37 handitse ngo Pasika yacu yatambwe ni Kristo. Ntibihagije yuko umwana w'intama wa Pasika abikirwa cyangwa se asogotwa, ahubwo amaraso yawe yagombaga kuminjagirwa ku nkomanizo z'umuryango. Uko niko ibyakozwe n'amaraso ya Kristo bigomba gushyirwa ku bugingo. Ntabwo kubaga intama byari bihagije ngo nanjye nayisogose, byagiraga akamaro gusa ari uko ayo maraso asizwe ku nkomanizo no mu ruhame rw'umuryango. Bitwigisha ko kuba Yesu yarapfuye ntabwo bihagije, ahubwo amaraso yamenetse agira akamaro iyo ayo maraso ashyizwe ku bugingo bwacu. Ikindi, uko niko ibyakozwe n'amaraso ya Kristo bigomba gushyirwa ku bugingo. Ntitugomba kwizera ko yadupfiriye gusa, ahubwo dukwiriye kwizera yuko yapfiriye umuntu wese ku giti cye. Ukuri kw'igitambo cya Kristo gihoraho gikuraho ibyaha, tugomba kikigira ukwacu bwite. Uko niko ibyakozwe n'amaraso ya Kristo bigomba gushyirwa ku bugingo. Ntitugomba kwizera ko yapfiriye isi gusa, ahubwo dukwiriye kwizera ko yadupfiriye umuntu wese ku giti cye. Ukuri kw'igitambo cya Kristo gikuraho ibyaha, tugomba kukigira ukwacu bwite. Ezobu yakoreshwaga mu kuminjagira amaraso yagereranyaga kwezwa, kuko yakoreshwaga mu guhumanura umubembe n'ababaga bandujwe no gukora ku ntumbi. Kugira ngo ariya maraso basige ku nkomanizo, bakoreshaga igiti cyitwa ezobu, bakagafata bakajya bakoza muri ayo maraso bakaminjagiraho. Byigishaga umurimo wo kwezwa. Amaraso ya Kristo agomba kutweza, kandi ubusobanuro bwa ezobu buboneka mu isengesho ry'umunyezaburi avuga ati, unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Noneho Yesu kubw'amaraso ye yeza, iyo yafashe akayatwogesha, biba bitwigisha uko ezobu wayikoresheje igakoreshwa ku maraso. Iyo ezobu bafataga igashyirwa amaraso igasigwa ku nkomanizo za buri nzu, byigisha uko Yesu afata amaraso ye akayatwegesha imitima yacu, tukabona tugatungana. Umwana w'intama yagombaga kubagwa wese nta gufa na rimwe rivunitse. Umwana w'intama yagombaga kubagwa wese nta gufa na rimwe rivunitse. Uko niko nta gufwa rya ntama w'Imana wagombaga kudupfira ryajyaga kuvunwa. Byanditswe muri Yohana igice cya 19:36, ahanditse amagambo avuga ngo, nuko bagiye kubavuna amaguru basanga amaze gupfa, kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufwa rye na rimwe rizavunika. Yesu yahambwe nta gufwa rye na rimwe ryavunitse. Igihe cyo gupfunya imirambo basanze yamaze kugangara, ntibashobora kumuhina, kugira ngo ubwo buhanuzi busohore ngo nta gufwa rye na rimwe rizavunika. Niyo mpamvu mu kurya intama ya Pasika bagombaga kwitonda ntihagire akagufa kavunika. Uko niko igitambo cya Kristo, uko niko ukuzura kw'igitambo cya Kristo kwagaragazwaga. Inyama zagombaga kuribwa, ntabwo ari ukuzishyiraho gusa ngo bibe umugenzo. Ntibihagije gusa
yuko twizera Kristo kugira ngo tubabarire ibyaha. Kubwo kwizera tugomba guhora twakira imbaraga y'umwuka kandi tukagaburirwa ibikomoka kuri Kristo binyuze mu ijambo rye. Kristo yaravuze ati, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye ku maraso yanjye, uwo niwe ufite ubugingo buhoraho. Kandi yaravuze ati, umubiri ntacyo umaze, amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Kugira ngo bashobore kurokoka, be gupfira mu Egiputa, ntabwo barebye inyama gusa ahubwo baraziriye. Byigisha yuko nta muntu ushobora kuzakizwa n'igitambo cya Kristo keretse ariye umubiri n'amaraso ye. Aribyo byitwa guhora wakira ijambo ry'Imana buri munsi, rikakubera umutsima w'ubugingo. Turambuka nanone ku busobanuro bundi bw'uyu muhango. Umwana w'intama yagombaga kurishwa imboga zisharira, bikaba byerekanaga uburyo uburetwa bwashariraga abari mu Egiputa. Niko rero iyo turiye Kristo dukwiriye kuba dufite umutima ushengutse kubera ibyaha byacu. Ziriya mboga zisharira zigisha ibintu bibiri. Zigishaga yuko mu Egiputa bamerewe nabi. Kuri twebwe bitwigisha ko iyo turiye Kristo tugomba kugira agahinda k'ibyaha byacu tukababara. Iyo umutima utababajwe n'ibyo Yesu yadukoreye ntitubasha gukizwa. Uko gusharira kw'imboga byerekana ko dusharirirwa mu mutima kubera ibyaha byacu byatumye umukiza wacu abambwa. Niyo mpamvu kuri iri jambo rikomeye cyane, burya umuntu ajya akizwa ibyaha agacungurwa mu Egiputa y'isi kuko abisirayeli bacunguwe. Iyo igitambo cya Yesu kiguteye kwimenyaho ibyaha, maze mu mutima hakaza ubusharire bw'agahinda bitewe n'ibyaha byawe. Ibyo bigaragara mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 7 urwa 2, ahanditse ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Byongera kuboneka mu gitabo cy'Umugenzi wa 2 ahanditse igitekerezo cy'umwana wari wari imboga imbuto zanduza, imbuto z'uburozi, kugira ngo bamurutse bamuhaye akabumbe k'amaraso ya Yesu gakozwe nk'umutsima. Ariko umuganga aramubwira ngo kano kabumbe uzakarya kakugirira akamaro ari uko ukanywesheje igikombe cy'amarira atewe n'agahinda yo kwihana. Ibyo ni ubuhanuzi bwose butwereka yuko imboga zisharira zerekanaga yuko igitambo cya Kristo kizakiza abamwakira, ariko imitima yabo ifite agahinda k'ibyaha. Umusemburo bagombaga kwirinda washanyaga iki? Uyu musemburo turawusoma hariya handitse ngo gukoresha umutsima udasembuwe nibyo byari bifite icyo bisobanura. Gukoresha umutsima udasembuwe nabyo byari bifite icyo bisobanura. Byategekwaga mu buryo buboneye n'amategeko ya Pasika, kandi byubahirizwaga n'Abayuda mu buryo budakebakeba mu mikorere yabo, ku buryo nta musemburo washobora kuboneka mu mazu yabo mu gihe cya Pasika cyose cy'iminsi 7. Mu buryo nk'ubwo umusemburo ushushanya icyaha, ukwiye gukurwa mu bantu bose bashaka kwakira ubugingo n'igaburo bituruka kuri Kristo. Muri ubwo buryo umusemburo w'icyaha ukwiye gukurwa mu bantu bose bashaka kwakira ubugingo n'igaburo bituruka kuri Yesu Kristo. Bityo Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ati, nuko mwiyezaho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya, kuko Pasika yacu yatangwa ari Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ni wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe niyo kuri no kutaryarya. Abisirayeli bagombaga kwerekana igihamya cy'uko kwizera kwabo babigaragarisha kumvira. Muri ubwo buryo rero abiringira gukizwa n'amaraso ya Kristo, abiringira gukizwa n'amaraso ya Kristo, abisirayeli bagombaga kwerekana igihamya cy'uko kwizera kwabo babigaragarisha kumvira. Muri ubwo buryo rero abiringira gukizwa n'icy'amaraso ya Kristo yakoze bose bakwiye kumenya ko bo ubwabo bafite icyo bagomba gukora no gusohoza agakiza kabo. Nubwo Kristo wenyine ari we ushobora kudukiza igihano cyo kutumvira, tugomba guhindukira tukava mu byaha tukumvira.
umuntu agomba gukizwa no kwizera, ntabwo ari imirimo. Nyamara kwizera kwe kugomba kwerekanwa n'imirimo ye. Imana yatanze umwana wayo ngo apfe. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo apfe, kugira ngo abe impongano y'icyaha. Imana yagaragaje umucyo w'ukuri, inzira y'ubugingo, yatanze ibyangombwa, amabwiriza n'amahirwe, kandi ubu muntu agomba guhorana n'ubwo buryo. Agomba kunyurwa kandi agahesha kandi agakoresha ubufasha Imana yatanze, akizera kandi akumvira iby'Imana isaba byose. Mu gihe dukora uyu muhango w'ifunguro ryera, tugomba kuzirikana ko wahanzwe n'Imana, ukomotse kuri Pasika y'Abisirayeli. Bitwigisha yuko nk'uko Imana yacunguye Abisirayeli mu Egiputa binyuze muri Pasika, niko Imana yacunguye isi yose binyuze muri Pasika, ari we Yesu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi nanone abashobora kubona umumaro w'uko gutangwa kwa Kristo ni abemera kumvira bagashyira mu bikorwa iby'Imana yategetse, kandi bakemera kwakira umubiri n'amaraso bya Kristo binyuze mu kwakira ijambo rye, bakamurangamira, bakamenya ko nta yindi nzira ishoboka keretse ayo maraso gusa, kandi ayo maraso agirira akamaro gusa abayakira batewe agahinda n'ibyaha byabo. Mureke twongere kuzirikana ko uyu muhango w'ifunguro ryera utwibutsa ibyo Yesu yadukoreye, kandi aya mateka atwigishije ibintu bikomeye. Imana iduhe kubizirikana, bizaduhesha ubugingo buhoraho. Ngo abaza kuri uyu muhango bose baje bazirikana ko byigishaga ibyo Yesu azadukorera, twe turi mu gihe yabidukoreye. Tubyakire bitubere ubugingo mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.